nongeye kugusuza kuri Nerika TV ariko ndagira ngo tuganire. Ese mwabonye Kagarara? Buriya musore Kagarara mwaramubonye? Hari igihe Imana rimwe na rimwe igukorera ibitangaza. Hari igihe nyine bavuga ngo isaha y'Imana yageze nta mushaka kuyisubiza inyuma. Abantu benshi bakomeje kugenda bavuga kuri Instagram, kuri TikTok, kuri YouTube, bavuga amagambo menshi. Hari abasabyaga Kagarara, hari abamushimaga, hari n'abavuga ati kubera intambwe yateye Imana yamugendereye. Bamwe akavuga ati ni amahirwe. Ese koko ni amahirwe koko cyangwa se Kagarara nuko ashoboye? Abantu benshi bakomeje kugenda babyibazaho. Ariko ndagira mubwire ko buri Imana yashatse kugira ngo itumutera intambwe nta nzira itakunyuzamo. Yatangaje abantu benshi, ndetse yavugishije abantu benshi. Bamwe akavuga ati se n'ubumuga nuko wenda riri bura bumuga bwe nibwo bwatumye wenda abasha kugera hari. Ese tuvuge ko mu Rwanda Kagarara ari we mu gufurimo. Ese abo bandi bakoresha imbuga nkoranyambaga kuki bitabahiriye? Abantu rero bakomeje gucika ururondogoro kubera Kagarara, ariko nagira ngo tumushyigikire nk'abanyarwanda kandi twumve ko nta hantu Imana itakugeza. Umugisha wawe waje nta hantu Imana itakugeza, amahirwe yawe yaje nta hantu Imana itakugeza. Wenda sinzi ukuntu abanyarwanda bateye, hari igihe bagira n'amashyari. Abenshi nagiye mbibona cyane bari kuvuga ati nawe baramuhitana nk'abagogo nabo nk'abadorimbogo, cyane bakamubwira ati itondera abakobwa ba Kigali. Ariko nyamara ndagira mbabwira ko Imana niyirinda. Wenda abo ngabo birashoboka ko ari byo byatumye bigenda gutyo, ariko Imana irarinda kandi irakora. Kagarara rero yashimishije imitima yacu, cyane nanjye byaranshimishije kubona arageze hari yagahabwa imodoka n'umuntu w'igikomerezwa tutari tuzi ko nyine byashoboka, tujya kubona tubona aragiye. Ariko ni ukuvuga ko umugisha w'umuntu nta hantu wajya. Ni ukunda kubivuga ngo disability is not inability. Sizirima ariko wenda babivuga, ariko nyine ashaka kuba agira amahirwe menshi cyane, akora byinshi cyane kugira atere imbere. Uriya mwana yarihirinze ku mbuga nkoranyambaga ze zagiye zizamuka twese tureba, nta munyarwanda wigeze ukora biriya bintu. Ariko abanyarwanda ntabwo twemera. Nije kibazo ntabwo tujya twemera, ariko nagira ngo nshimire kandi nyine nshimire uriya muhungu Ashton Hall. Ni umugabo rwose, ni umugabo uca bugufi, ni umugabo utijena. Kira ngo mwarabibonye ukuntu agiye no kwa Kagarara akiyemeza akajya mu byondo, agatoba icyondo kugira ngo ashimishe inshuti ye Kagarara. Ngira ngo mwabonye n'umuviringisi bamuhaye w'imodoka. Oya, yamuhaye miliyoni 7 z'amafaranga amuhereza y'imodoka. Nukuvuga ngo uriya muntu ni umutima nyine asanzwe yifitiye, kuko n'uriya w'umuhinde wundi bazanye nawe yigeze kumuha imodoka ubwo yaherukaga mu Buhinde. So nyine ikintu nakwifuriza Kagarara nuko akomeza gukora cyane, kandi natwe nk'abanyarwanda tukamushyigikira. Amahirwe nta hahurira n'amashuri pe, amahirwe nta hahurira n'amashuri, ariko Imana yabimukoreye. Abakobwa b'i Kigali ngo bari bamutegereje, benshi bari bakuvuga ati barahita bakora ubukwe. Ariko ndagira ngo mbwira bamenye abanyarwanda twikundira karyoshye. Urumva rero Imana yahaye umugisha Kagarara. Nawe rero niba nyine wizera ko Imana ikora, ndagira ngo ujye muri comment utubwire se wandikemo irakora. Niba gukora abonye Imana, ushaka kuba wenda utaraboneye mu buryo bwa Kagarara cyangwa se ukabona no mu bundi buryo, utwandikire muri comment. So turifuriza amahirwe Kagarara, tumwifuriza amahirwe masa, imigisha myinshi zamugereho. Kandi nawe niba wakunze iki kiganiro kandi ukabona shyigikiye Kagarara, twandikire muri comment. Nshimira babanye natwe kuri channel yacu Nerika TV. Ndagushishikariza gukora subscribe niba utarayikora kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro. Ciao ciao.